Tubaye ikaze mu kiganiro Imboni musesenguzi uburyo bwo kwakira no gutanga amakuru burarushaho kugenda bworoha bitewe n'ikoranabuhanga kwaba kwifashisha internet ndetse n'uburyo bwa YouTube abantu bamaze kumenyera. Ariko se ibitangazwaho bivugirwaho muri rusange ubuziranenge bwabyo buhagaze butese bihuzwa gute n'ubunyamwuga mu itangazamakuru, cyane ko hari benshi batangiye kujya bakoresha itangazamakuru muri ubwo buryo. Ntimucikwe n'ikiganiro, nibyo tugiye gusesengura. Nitwa Jean Pierre Kagabo. Tubaye ikaze muri iki kiganiro. Mumaze iminsi mubikurikira kuri YouTube, ni urubuga cyangwa se ni uburyo abantu benshi bamaze gukoresha bamenyekanisha ibikorwa byabo no guhanahana amakuru, ndetse tukabona abantu bavuga bati iyi ni televiziyo runaka, iyi ni radio runaka ikorera kuri YouTube. Ubigeranyije rero n'uburyo busanzwe bw'itangazamakuru, ubona ko hari impinduka zimaze kuba mu buryo bwo gutangaza amakuru ndetse no kuyakira muri rusange. Tukaba tugiye kubisesengura ngo turebe ese mu by'ukuri ninde ugenzura ibitangarizwa kuri YouTube. Ese umuntu ukorera kuri YouTube avuga ati mfite radio cyangwa mfite televiziyo aba yiyumva nk'umunyamakuru? Ese hari inshingano agomba kubazwa, azibazwa nande? Nibyo tugiye kuganira muri kiganiro kigiye kumara igihe kitarenze iminota 54. Turi kumwe na Peacemaker Mbungira Mihigo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru itangazamakuru, umushinzwe kubaka ubushobozi bw'abanyamakuru mu gihugu muri rusange. Abo mwubatse tubabonera ku byo bakora. Iyo murebye cyane cyane twibanze kuri itangazamakuru rikorwa kuri internet, twibanze no kuri YouTube cyane cyane, mubona yuko ko ubushobozi bwubatse mu buryo ibihakorerwa bigaragaza ubunyamwuga n'itangazamakuru abantu bakizera mu gihugu. Bamwe bakora mu buryo bw'ubunyamwuga, ariko abenshi bakarenga ku mahame n'amategeko agenga umwuga w'itangazamakuru. Tukaba rero tugomba gufatanya tugatariza umugozi umwe mu kurwanya cyangwa mu gufasha abata umurongo kugira ngo bagendane ku mahame n'amategeko agenga umwuga muri rusange, kuko ikintu cyose kigenga imibereho y'abantu kigomba kugira amategeko n'amahame ishingiraho. Murakoze cyane, ni uburyo bwo kudusogongeza gusa ibyinshi mwadutekere muri iki kiganiro. Turi kumwe na bwana Emmanuel Mugisha, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Mwebwe mushinzwe kwicara mugasasa inzobe n'abanyamakuru, ariko mukanabacyaha mukavuga muti ibi ntabwo bigenda neza mu bijyanye n'umwuga. Twibanze kuri urwego rw'ibyo tangazamakuru rikora kuri YouTube, niba ariko twarigita, mwebwe mubibona mute? Mubona mujya mwicaza abantu mukabwira muti nkuko mubikora mu bindi binyamakuru bisanzwe, cyangwa ni ikintu gishya mukigaho? Urakoze. Mu by'ukuri ni ikintu gishya tukigaho, ariko kinagoye. Kitanagoreye itangazamakuru yo mu Rwanda gusa, ahubwo no ku isi yose, haba i Burayi, haba muri Amerika n'ahandi hose, kuri ingamba zitandukanye zigenda zifatwa. Ariko twe mu Rwanda twibanda cyane cyane ku banyamakuru bazwi bari mu mwuga ndetse banakorera kuri izo mbuga. Nibo dutindaho, nibo duhitura, nibo tugenzura, nibo tujya inama nabo uko twatunganya imikorere yabo mu byo bagaburira rubanda. Muri makeya umuntu ashobora gutekereza yuko rero mushobora kuba mwarasigaye, kuko ibibera kuri YouTube, ibibera kuri internet biragaragaza umuvuduko udasanzwe cyane. Ariko nanone twavuga yuko byadusize, twavuga yuko byaje bititeguwe, kuko iyo ubona traditional media cyangwa se itangazamakuru twari tuzi, yari ifite uburyo rikora, rifite systeme na structure imikorere. Hakaba umunyamakuru umukosora uwo bita editor, hakaba ikinyamakuru bitangazamo gifite amahame runaka. Ariko ubu kuri iki gihe ubona bisa nkaho byahinduye isura, birakomeye, ariko abantu babishatiye igisubizo. Murakoze cyane, muraza kubigaruka mu buryo burambuye. Nongere nibutsa abadukurikira ko ikiganiro kiba mu Kinyarwanda, ubwo turaza kugerageza kuvuga Ikinyarwanda, aho biza kutugora turafatanya, ntabwo turebana ikijisho, turajya dusemura aho biba ngombwa. Ndumva nta kiba. Turi kumwe na bwana Sabin Murungi, wowe uri umunyamakuru aho ngaho tuvuga itangazamakuru rigeze, urahari. Muri rusange yavuga ko ari ibintu bishya birimo biza, itangazamakuru rigenda rihindura isura. We niko ubibona aho ngaho kuri YouTube bihagaze bite? Nkuko Mugisha bivuze, niko bimeze. YouTube urabona ko ifite imbaraga cyane, n'izindi mbuga nkoranyambaga zifite imbaraga, ariko YouTube ni akarusho kubera yuko ikoresha amashusho, kandi uburyo amashusho asakara
biroroha kurusha inyandiko. Nk'uko bivuze n'ibyo harimo imbaraga nyinshi n'umuvuduko udasanzwe. None se urabona iyo ugereranyije itangazamakuru avuga ngo risanzwe abantu bamenyereye kuvuga ngo radio ni televiziyo bikora mu buryo buzwi abantu biga, ariko none ubu ngubu imbuga nkoranyambaga nka YouTube nk'uko wari uyivuze zikaba zizanye izindi mbaraga zidasanzwe, ugereranya ute ibyo bitangazamakuru uko twari dusanzwe tubizi? YouTube imaze kurusha byinshi imbaraga. Urebye aho amashusho yo kuri YouTube agera, byonyine urebye muri telefone yawe ya smartphone tunze kagabo, ntabwo waburamo video yaturutse kuri YouTube, ariko biragoye ko hari inkuru ya radio yagwamo. Biragoye keretse ya nkuru yaciye ibintu, niko nabivuga, donc ya trending. Ariko video za YouTube buri munsi haba hari aka video runaka katurutse kuri chaîne runaka kari mu matelefone y'abantu. Murakoze. Peacemaker, ukurikiye urebye navuga uruhare itangazamakuru rifite ku buzima bw'abantu mu kugena ibyo batekereza, uko bitwara, ni ibintu bikomeye cyane. None abantu bose bakaba bemeza yuko imbuga nkoranyambaga, internet bimaze guhindura itangazamakuru mu buryo rusange. Urabona abantu bakwiye gusubira mu ishuri bakiga, urabona abantu bakwiye gusubiramo amategeko. Ni iki abantu bakwiye gukora kugira ngo hatagira icyangiza ibindi? Byombi birashoboka. Icyambere guhora twihugura, kubera ko isi yihuta cyane cyane ko yabaye umudugudu kubera ikoranabuhanga ritera imbere. Icyo ni icyambere, tugomba guhora twihugura abakora mu mwuga w'itangazamakuru kugira ngo turusheho kunogera abo tugaragariza amakuru, tuyatangariza, abo twigisha, abo tuha umwanya wo kwidagadura. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, tugomba no gutekereza ku ivugururwa ry'amategeko agenga umwuga kugira ngo tugendane n'ibihe tugezemo. Ubwo itegeko rigenga itangazamakuru n'inzego zigamije iterambere ry'itangazamakuru zashyirwagaho hashingiwe ku ivugururwa hashize hafi imyaka 6, mu gihe twari muri icyo gihe muri 2011, 2012, 2013, umuvuduko twagaragazaga ikoranabuhanga riduha wari utarafata intera nk'iyingiyi, ariko noneho turi muri 2019. Biragaragara ko rero kuvugurura amategeko, kuvugurura inzego, kuvugurura imikorere nabyo bikwiye nabyo kwitabwaho bigatekerezwa, kuko uko dutera imbere. Nabaha nk'urugero, ubu dufite imibare duhabwa n'urwego rushinzwe kugenzura imirimo ifitiye igihugu akamaro, rura, tugaragariza ko abantu hafi miliyoni 6 bakoresha internet, bakoresha ikoranabuhanga mu byo basoma, mu byo bareba, mu byo bumva, ndetse no mu mikorere yabo ya buri munsi. Nk'uko rero Sabe yarabivuze, duhura kenshi n'ayo mashusho, duhura kenshi n'ayo majwi duhabwa, byose bitewe n'ikoranabuhanga n'ukuntu ritera imbere. Iyo rero tureba nanone abakoresha telefone zigendanwa, nabo bagenda biyongera. Ibyo rero bigasaba ko kuvugurura imikorere, kuvugurura amategeko, kuvugurura imyigishirize nabyo ari ngombwa kugira ngo tugendane n'igihe. Abakoresha ikoranabuhanga, abakoresha internet nabo bagahabwa ubumenyi, ndetse n'abahabwa ibyo dutanga nk'abanyamakuru cyangwa radio zitanga, ikoranabuhanga ritanga, nabo ubwabo bagahabwa inyigisho biciye mu bukangurambaga kugira ngo bamenye uburyo ukoresha ibyo uhawe, ugahitamo igikwiye, ugahitamo icyakugirira akamaro, ukirinda icyaguyobya. Ibyo nabyo ni ngombwa ko byitabwaho. Murakoze cyane. Ubwo wakomoza ku rwego ngenzuramikorere rura, nikabyari nabo mukoze hasi unyibutse ibuye. Nibutse ko nanabatumiye ntabwo babashe kuboneka, ni ku mpamvu zabo si kuzacu, ariko abazashakira ngira ngo bazaza. Ikiza nuko batubwiye ko hari ibyo barimo bategura, nabo babona yuko hari ibindi bikwiye kuba bizamo impinduka. Bwana Mugisha, wenda tugarutse kuri ikibazo tuvugaho, ubu twibanze kuri YouTube, ariko twanatekereza no ku buryo bw'imbuga nkoranyambaga muri rusange abantu bakoresha, ariko basa n'abakora itangazamakuru, aho ubona buri wese mu by'ukuri yabaye umunyamakuru. Hari abanyamakuru basanzwe ari byo ariko kazi tubazimo bahagiye, ariko hari n'undi wese biha uburyo bwo gukora itangazamakuru. Muri rusange reka nigana abategura imishinga, ubundi bahera ku miterere y'ikibazo benda gukemura icyo ari cyo. Mu by'ukuri ikibazo gihari ni ikihe? Ugicukumbuye nkawe urwego mukorera rw'abanyamakuru bigenzura, ariko n'ubunararibonye mufite mu itangazamakuru. Ikibazo gihari mu by'ukuri urabizi, reka ngoresha urugero rwa resitora. Iyo umuntu afite resitora agategura ibyo bafite babitegurira, iyo biteguye nabi bikagira icyo byangiza, urabiryozwa, urabizira.
rero n'itangazamakuru iyo ritegura ibyo rigiye gutangaza biba risa nk'aho rigiye kugaburira aho ribitangariza. niyo mpamvu navuze yuko mu bihe bya kera itangazamakuru yari rifite uburyo ritegura ibintu rikabigabura bihiye cyangwa se bikwiriye koko, ku buryo bitabangamiraga abantu bibangamiye bakaba bazi wari ubibaze cyangwa se uri biryozwe. uyu munsi wa none imbaraga zahawe umuntu wese ufite smartphone mu ntoki ze. Sinzi imibare wenda rura yabifite cyangwa se za MTN na Airtel z'abantu ngubu bafite ububasha bwo kuba bakoresha telefone zigezweho izo bita smartphone. umuntu aca ahantu akabona accident yabaye agafotora agakwirakwiza. ubundi kirazira kugira ngo mu mahame y'umwuga ufata ibintu nk'ibyo byose ubonye uhita ubikwirakwiza utabanje kwibaza ingaruka zabyo kuba bireba. harimo abana, harimo abanyantege nke, harimo abafite amarangamutima yoroshye ashobora kubira bikabagiraho ingaruka. byose mu itangazamakuru ry'ikinyamwuga ribitekerezaho mbere yuko ribikwirakwiza. rero ku muntu ubikwirakwiza adafite ubumenyi bw'amahame y'itangazamakuru biramugora kugira ngo yumve ingaruka mbi zabyo. icyo nicyo kibazo rero wabazaga. niyo mpamvu tubona yuko bikwiriye ko haba gushyira imbaraga no gutekerezwaho uburyo icyitwaga amahame y'itangazamakuru yarazwi yuko asigara mu itangazamakuru, ngira ngo yasohoka akanigishwa n'abantu bose muri rusange, kubera ko abantu bose basa nkaho kubera izo mbaraga twavuze z'ibikoresho bikoresha ikoranabuhanga bashobora gutambutsa amakuru kandi agafatwa nk'ukuri ku bantu bayakiriye ariko badafite amahame abigenga. bimwe mu bindi bihugu icyo bakora, mbabare nkoresha ijambo ry'icyongereza kubera ko niko rimeze na turashakisha ukuntu turyita, bamaze gutegura amaporogaramu yitwa media literacy cyangwa se digital literacy, aho bashaka yuko buri muntu wese agira ubumenyi ku mikoreshereze y'itangazamakuru mu gukwirakwiza ibitekerezo ndetse no kubyakira asesengura. ibyo rero ni bimwe mu bisubizo bisa no kugibwaho inama cyangwa se impaka y'uri byakorwa, ariko no bitabangamiye amahame y'ingenzi y'itegeko nshinga tugenderaho y'ubwisanzure bw'itangazamakuru no gukwirakwiza ibitekerezo. Sabe, wowe navuga ko uri ku kibuga neza icyo turimo tuvuga. hari ikintu kirimo cyerekana yuko abantu benshi barimo bava muri rya tangazamakuru risanzwe tuvuga ryubatse gutyo, wenda ngo impamvu ni impinduka zirimo zigenda ziba ku isi. noneho ariko hakaba n'abandi barigumamo, ariko ugasanga kugira ngo ibyo bakorera muri rya tangazamakuru risanzwe bimenyekane, tuvuge nk'ibi turimo dukora hano ubu ngubu ndabizi nabyo biri kuri YouTube cyangwa se uzanabishyiraho kugira ngo kubera ko binahamara igihe abantu bakaba babireba. waduha ishusho irimo ikururira abantu nyine muri iri tangazamakuru ryo kuri YouTube. televiziyo runaka usigaye ufata izina runaka ukongeraho ngo TV kuri YouTube ibintu byacitse. Yes, ntabwo bava ko ibintu byacitse, ahubwo nuko muri iki gihe isi igezemo tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga niryo ririmo riraganza mu bintu byose, haba mu bucuruzi, haba mu buvuzi, mu bice bitandukanye by'isi, muri sekiteri zose niko nabivuga. mu itangazamakuru rero navuga rigezweho cyangwa riri moderne nkuko Mugisha yaramaze kubivuga, hari imbaraga nyinshi. abanyamakuru navuga ko hari umubare munini w'abantu bagenda rikurura, ririmo rirabakurura kubera yuko riroroshye. icyo ni kimwe. Kuri YouTube hari ikizo numva icyambere riroroshye, ntago risaba ubushobozi bunini cyane nk'izi kamera tubona hano imbere za RBA. ushobora kuba ufite kamera yawe ntoya ugakora inkuru yuzuye ukayitereka kuri YouTube, mu gihe mwebwe RBA kugira ngo ikiganiro gisohoke nta minara yes ibyo ngibyo byose donc ibikoresho ukeneye kamera na internet. Nese iyo ugiye gutangiza icyo wita radio cyangwa televiziyo kuri YouTube, n'indugu uburenganzira bigenda bite? ntawe ujya kubitangiza, ndabizi ko ufite televiziyo aho ngaho. twebwe tujya kubitangira ntabwo twabitangiye nka YouTube, dufite ikinyamakuru cyandika kuri YouTube yitwa Isimbi TV, nkuko RTV ushobora gusanga nayo yitwa RTV cyangwa Rwanda TV kuri YouTube, ariko ntabwo bivuze ko ariyo televiziyo y'u Rwanda aho ngaho, ahubwo ni chaîne yayo yo kuri YouTube.
twebwe tujya kubitangira wari umurongo w'ikinyamakuru isimbi.rw ariko noneho uri kuri YouTube kwa Mugisha mu rwego rutureberera ruduha inama iyo umuntu yanyereye turanditse hari ibyo dukurikiza badusaba kugira ngo umuntu abe ari mu murongo mu buryo bukwiye ariko tujya gutangira ntabwo purpose yari gukora intego yanyu ntabwo ari TV ahubwo nuko amashusho dushyiraho cyane cyane nayo ubuzima bw'abanyarwanda twumva yuko igihe nikigera Nyagasana ashobora kuzadufasha tukabona ubushobozi tugakora TV donc ni inzozi ntabwo bivuze ko ari TV mujya muzikabye ntabwo igihe kiragera sinzi wenda okay urakoze ngira ngo two kwiharira umudiho no hanze ya studio reka tunyure mu bantu b'abanyamakuru n'abaturage basanzwe twumva icyo batekereza ku buryo bw'imikorere bw'itangazamakuru rinyuze ku mbuga nkoranyambaga no kuri internet mu buryo bwaguye twumve ibitekerezo bafite ibyo bashima ibyo banenga hanyuma mu kanya tuze kugaruka muri studio kandi mbona ibyo nkora bigira akamaro kuko ababikurikira mba mbareba ndetse umva na audience cyangwa se abankurikira bampa comment ko ibyo nkora ari byiza kuko ngerageza kubikora kinyamwuga ariko abasanzwe ari ba profane bo kwitemberera bo kwigiramo kugira ngo bahitisha muda bahitisha umwanya wabo bari mu itangazamakuru bazakomeza barikore nabi naha akazi k'inzego zishinzwe kugenzura imikorere n'imigenzereze y'abanyamakuru mu bunyamwuga bwabo ni ibintu ntavuga ngo abantu bakurikiranyemo inyungu nyinshi ariko nanone nkeya zirimo haba ku bafatanyabikorwa bamamaza iyo umutangarije inkuru kuri YouTube bayibona yose kandi abafite uburenganzira bwo kuyiha uwo ari we wese hanyuma murabizi ko hari n'amafaranga makeya reka ndeke kuyita menshi ariko iyo ukoze cyane nanone uyabona ari menshi iyo ukoze buhoro nabwo ntuyabona ni imbaraga uba washoye murabizi ko Google hari amafaranga itanga izo nazo ni izindi nyungu ku ruhande rumwe hari abantu rero bari gushiturwa n'ayo mafaranga ugasanga bishe ubunyamwuga akenshi si muri content kuko content birimo ibimeze neza ariko bagashaka gushyiraho titre cyane cyane niho bakorera ibintu nakwita amakosa kuko babashaka ya titre irakurura umuntu wari wese babyita hooking title irakurura umuntu wari wese ahari akajya gukanda kuko ubwinshi bwa views bw'abantu barebye ni nako amafaranga ugenda ubona agenda azamuka abantu bose bishyurwa na YouTube ntubizi abantu bose usanga inkuru arwanira ngo ashyireho inkuru bwa mbere kandi ishitura kugira ngo YouTube izamwishyure ya mafaranga babishyura kuri konti usanga ibyo rero birimo kwica itangazamakuru ni ukuvuga ngo ririmo rakorwa n'abantu batarizi batarikora batari abanyamwuga bakabyica kubera ko bashaka gushyira ibintu byinshi kuri YouTube kugira ngo bishyure ariko kandi n'abanyamakuru b'umwuga babonye ko ariho hari amafaranga kurusha ahandi cyane cyane ko muzi ko dufite ikibazo cya ekonomi mu itangazamakuru ugasanga n'abari bari mu mwuga bawukoraga neza biri professionnel bivuyemo bakajya gukora nka bya bindi by'abantu kuri YouTube batakora itangazamakuru mu by'ukuri ibyo bakora rero nge mbona ahubwo icyo kibazo cyajemo kubera ko no kuvuga ngo riragabanya abanyamwuga bavamo abanyamwuga barivamo bajya hahandi nyine kuri ba bantu basanzwe kugira ngo bibonere amafaranga hari igihe wumva n'ibintu uretse n'ibihuha akenshi utunga umuntu mikro nta nubwo abanyamakuru b'umwuga bagifite ya responsibility yo kugenzura ngo niki nkwiye guhitisha wapfa guhitishamo ibintu byose abonye urumva murabikurikira murabyumva umuntu akavuga nk'ikintu kibaza ngo iki kintu giha umuntu habwa mikro akavuga iki ngiki ntukeditinge ngo ugikuremo biri murangiza societe hari ibintu ukontrola bigoye ariko nge cyo nasaba ahubwo abanyamakuru basanzwe mu mwuga nge nemera ko bari basanzwe banawukora neza icyo bakora bo nugukomeza gukora bwa bunyamwuga bwabo bamenye icyo bakwiye guha societe n'icyo badakwiye kubiha noneho umunyamakuru akazitandukanya mu bikorwa bye n'undi muntu utari umunyamakuru ku buryo audience ikurikira wa muntu ibintu bisanzwe nabo bazagera igihe abantu bakabona koko rwose bidakwiye bagakurikira ngo umunyamakuru urimo kubikora neza nge numva umuntu ku giti cye ari we wenyine ukwiye kwigenzura akavuga ngo ni iki dukwiye gukora kugira ngo itangazamakuru ryacu ritange umusaruro kandi rijijura abaturage ritabahereza ibyo mbonye byose by'imyanda ayo mafoto cyangwa n'ibindi byose bagenda bashyiraho by'amagambo wenda y'urukozasoni bakoresha cyane cyane bashaka gusebya ari ubuyobozi cyangwa n'ibindi byose niba icyo nabasha kumenya cya mbere ese u Rwanda rufite uburyo rushobora gukumira ariya makuru yose bashyiraho noneho amakuru akageza mu gihugu cyacu ari amakuru igihugu cyacu cyemera bashobora gukoresha ziriya mbuga ariko kubyubaka n'abana bacu bamaze kwangirika
kubera impamvu nk'iyo ngiyo yo kureba ibintu by'urukozasoni. Mwumvise abantu bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye. Sabin, umuntu ukorera kuri YouTube, kuko hari n'abandi bafite rwose televiziyo zikora kuri YouTube zidafite n'ibyo binyamakuru nk'uko babivuze, abafite ni umutima bafite w'ubunyamakuru no kwitwararika, wowe ubikurikira nk'umuntu nabizi, ubona bingana iki? Icyo ushimamo muri ibi byose, icyo unengamo niki? Icyambere cyo ndashima ariko ndananenga kuba byonyine abenshi ni urubyiruko, kuba urubyiruko rwumva yuko hari uburyo bundi bashobora gukoresha mu kuba bahanahana amakuru cyangwa se babika amashusho runaka y'inkuru zabo, cyangwa se hari akazi. Yes, hari akazi, ariko ntabwo ari akazi nk'uko abantu babitekereza, ahubwo habaho gushukika kw'abantu, akumva yuko hari amafaranga menshi, kandi mu by'ukuri amafaranga ariyo, ariko ntabwo ari amafaranga yatuma umuntu akora amakosa. Uyavana hese amafaranga? Ni ukuvuga ngo buri wese afite ukuntu akora, ariko ukuntu amafaranga aza biterwa n'ukuntu umubare munini w'abantu bagukurikira. Iyo uri umuntu ukora mu buryo navuga buri consistent cyangwa se ubuhoraho, mu buryo buhoraho, na YouTube nayo ibibona ko uri umuntu uri ibintu urimo nyine ubihagazemo neza. Ikindi, hari ibitekerezo abantu baguha, kwa kundi abantu baba bagukurikirana ntaba baguha ibitekerezo bakubwira urakora neza, urakora nabi, urakora neza, urakora nabi, cyangwa se wagira icyo ukora kitari mu murongo wa YouTube, abantu bakaba bakureka kuri YouTube, birashoboka. Icyo gihe YouTube igenda gutakariza icyizere, uko igihe gishira YouTube ibona kuri mu murongo muzima cyangwa utari mu murongo muzima, ikaba yagusiba. Icyo nshima cyambere nuko abantu babonye ko bishoboka ko wabyaza ikoranabuhanga cyangwa se imbuga nkoranyambaga uburyo bwo kubaho, ariko noneho ubikoze mu buryo bwiza biba byiza kurushaho. Biba binoneho cyane, ngira ngo impamvu waduteranije hano muri iki kiganiro cyawe nuko hari ikibazo. Hari ikibazo cy'uko harimo amakosa menshi cyane. Amakosa ni menshi, abenshi baribanda kuri za nkuru zitaryoheye abanyarwanda, zidakwiye kugaburirwa urubyiruko. Abenshi bakurikirana na YouTube, urebye imibare bari hagati y'imyaka guhera kuri 18 kugeza muri 25, kuko munsi ya 18 biragoye ko umuntu yaba yemerewe kureba video keretse ukoresheje telefone y'umuntu mukuru. YouTube ntabwo yemera ko wareba video uri munsi y'iyo myaka, kuko batekereza ko ushobora kuba hariho video runaka ishobora kuba yakubangamira, ariko bakakwemerera ko ushobora gukoresha telefone ya mama wawe cyangwa umuvandimwe ukaba wagira ikintu runaka ureba, abaho utuvideo tw'abana n'ibindi bitandukanye, ariko bigira umurongo binyuramo. Icyo nenga rero nayo makosa akorwa, navuga ko abantu ntabwo umuntu bifitemo. Ibyo ubona nk'amakosa biri mu ngeri zihe, wenda duhishe yabyo niba? Ibyo navuga akenshi usanga ntabwo twita cyane kuri bwa bunyarwanda bwacu. Ngira ngo urumva ikintu ushatse kuvuga. Hari ibikwiye kuvugwa, hari n'ibitavugwa. Nk'ibiki bibona biriho bitakwiye kuvugwa? Ngira ngo ejo bundi hari kese wabonye RIB yatangaje y'umunyamakuru bari bafashe wa televiziyo imwe hano mu gihugu, ariko noneho ukorera no kuri YouTube, bavuga ko yatangaje amagambo y'urukozasoni. Urukozasoni si byiza ko umuntu wa polisi w'umugabo, niba uri umugabo cyangwa umusore cyangwa inkumi cyangwa n'umugore, birashoboka ko itangazamakuru ntabwo ribamo igitsina kimwe, ko uvuga ibintu bidakwiye kuvugirwa mu ruhame. Hari aho bivugirwa hagati y'abashakanye, bashobora kubivugana hagati yabo, ariko hari bitavugwa kuba wajya mu ruhame ukihandagaza ukavuga ijambo riremereye. Niyo makosa mvuga, nibe nayo ngayo. Urakoze cyane Bwana Mugisha. Abigisha mbogewe niga mu ishuri ry'itangazamakuru, hari ibintu bibiri abantu bagomba kwitwararika, ibintu bijyanye n'umutekano w'igihugu, ariko n'ibintu byakangiza umuco n'indangagaciro za buri gihugu. Ngira ngo umuntu wese wize itangazamakuru ibyo arabizi, na mwarimu Risimeka araza kubikomozaho. Iyo turebye ibi bintu bikorerwa kuri internet, kuri izo mbuga nkoranyambaga, ibyo bintu bibiri wenda n'ibindi wakongeraho, urabona abantu bagerageza kubyitwararika nk'uko ubundi bikwiye kuba byitabwaho mu itangazamakuru risanzwe? Ngira ngo niba wumvise ubuhamya bwatanzwe n'abari abanyamakuru, hari aho bagaragaje impamvu babikora, gushyiraho imitwe y'inkuru ishitura kugira ngo bahukinge abantu nibaza barebe. Burya iyo warebye uwo mafaranga bayinjiye, niyo utakwishimira ibyo warebye
viewership aba yayibonye. Icyo ni kimwe no kugira ngo ushyigikire rubajije nibyo koko ngira ngo uzi n'abanyamakuru b'ikitwa Iwacu TV hambere bari no mu nkiko bafashe kujya bafata ibintu uyu munsi wa none bifatwa cyangwa se ibyo bashinjwa content ihungabanya umutekano n'umudendezo w'abanyarwanda, national security, biri mu nkiko. Urwo ni urugero rumwe rw'ibyo waruvuze, kandi birababaje cyane kubikora, kandi uzi neza yuko nawe wishe muri rwa Rwanda no gutangaza nk'ibyo bintu ni bibi cyane. Harimo iby'urukozasoni, harimo ibiburwango, harimo ibitambutswa bidakwiriye kurebwa n'abana, harimo ndetse noneho n'ikibabaje gitangiye gusa nkaho kigaragara ariko wenda kitaragaragara cyane mu Rwanda, nano nyemeye muri ijambo ry'icyongereza nibyo bita revenge pornography. Uraza kumfasha kubisobanura mu Kinyarwanda kugira ngo twumve babyumve neza. Bimwe mu bintu abantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga Twitter, Instagram, Facebook na YouTube bageza gukoresha kugira ngo bihimure ku bakunzi babo, bagaragaza amafoto y'urukozasoni kugira ngo ni ibintu byo kujya nabyo bigaragara. Urumva rero turacyafite n'amahirwe y'uko wenda abanyarwanda bataramenya ubugome bw'ahandi abandi bafite, ariko iki ni igihe cyo kugira ngo tubihagurukire dukumire ibintu bitararenga. Muri make ubwo no gusebanya nabyo byazamo rero, no gusebanya ubwo urumva byose birimwo, kuba urwango, gutambutsa amatwara y'ubuhezanguni, extremism, ndetse n'iterabwoba, terrorism, ibikorwa by'iterabwoba, byose bimwe birakoreshwa cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga, ku buryo bikwiriye yuko abantu batekereza uburyo byakumirwa hakiri kare. Unase bwana Mugisha, ku rwego rwanyu rw'abanyamakuru bigenzura ko nzi ko igitangazamakuru kigize uko gitandukira, mufite uko mubiha umurongo kugira ngo abantu banishimiraga n'uburyo birimo bigenda bifata umurongo neza. Hari abantu nk'abo mwari mwakira bakora muri ubwo buryo mukabakurikirana, ese mufite icyo mushingiraho munabatumiza muti cyangwa mukanababwira muti bimukora ntabwo ari byo? Cyane rwose turabikora, kuko nibyo niko kazi kacu ka buri munsi, byaba biturutse kuba turegeye cyangwa se ku byo natwe twibwirijwe. Ndetse n'ubu ngubu turimo turagerageza gukusanya raporo igaragaza bimwe muri ibyo bibazo mu buryo bw'ubushakashatsi, ibyo twita content monitoring, aho no tuzahamagara bose bari muri izi domain zikora kuri izi mbuga nkoranyambaga kugira ngo dufatikanye tugerageze kureba uburyo ibi byose bitambuka bidakwiriye twabica intege. Ariko nanone nkaba nsaba yuko kuba twumva uru rugamba public rufitemo uruhare cyane, donc society, umuryango rusange. Ni ukuvuga yuko umuryango rusange nyarwanda nawo ugomba kugira uruhare mu kugira icyo twakwita responsibility, ku buryo niba ubonye ikintu kibi kidakwiriye ugikwirakwiza kuri WhatsApp cyangwa se kuri Twitter n'ahandi, gerageza kuko uko uciye intege abakireba niko uca intege wa wundi ushaka kucyungukira. Ni umunyamategeko. Numva mbyibuka kuri umunyamategeko, mu by'ukuri ibyaha byakorwa muri ubwo buryo, kunavuze abari mu nkiko, kunavuze n'abandi, nuvuga ko inzego zacu nubwo bitaba binyuze mu mategeko n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru, ntabwo inzego zifite ububasha zakurikirana ibyo bintu ku buryo umuntu yakidegembya akabikora ngo abanyamakuru ngo ntibarashyira amategeko n'ibyo byose. Urabona ikibazo cy'amategeko muri ibi bintu biragoye. Buriya amategeko agira icyo bita ifasi y'aho akorera, jurisdiction. Rero iki kintu cyitwa internet gifite sosiyete y'isi yose, global. Umuntu ashobora kwicara Nairobi cyangwa se akicara Dar es Salaam cyangwa se ahantu i Burundi agakora ikintu gihungabanya igihugu cyacu. Bene uwo muntu kugira ngo uzashobore kujya kumukurikirana mu rwego rw'amategeko biragoye mu mikorere n'imigenzereze y'amategeko mpanabyaha cyangwa se donc ya prosecution no kuryozwa icyaha wakoze. Niyo mpamvu njye mbona yuko icyashyirwamo imbaraga cyane ko nabyo tutabyirengagije ko byakorwa aho bishoboka, ni ukwigisha abanyarwanda, ni ukwigisha abantu uburyo bagomba gukoresha izi mbuga nkoranyambaga mu buryo buri positive, mu buryo bwiza, ariko banabagaragariza yuko hari n'uburyo bubi buriho.
ibyo rero ni empowerment, ni uguhereza abantu ubushobozi bwo kugira ngo babashe kumenya ibyo batari bazi, ari nako noneho tugenda duca intege babandi babikora. Noneho kuba bikoreye ku butaka bwacu hari inzego zitandukanye zabikurikirana kandi n'amategeko arahari. Bwana Peacemaker, ko urwego rwanyu rushinzwe kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru, ubwitangazamakuru mwagira ubushobozi ni irihe? Kuko turabona ko ryahindutse, ariko navuga ku ngingo abanyamakuru bagiye bakomozaho, gutangiza ibikorwa byabo ku mbuga kuri internet biroroshye, nta minara basorera, ibintu byose n'ibikoresho biroroha, bakabonamo n'amafaranga nk'uko bagiye babivuga. Ibi biratuma muhindura iki noneho namwe mu kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru? Ese mubaha ubushobozi bw'ubumenyi gusa cyangwa mubaha n'ubushobozi bw'amikoro? Murakoze cyane. Ubushobozi tubaha buri mu bumenyi ndetse n'ubushobozi bw'amikoro kugira ngo barusheho kuba abanyamakuru bakorana ubunyamwuga, kubariza icyo amahame agenga umwuga w'itangazamakuru abasaba ndetse no kubariza icyo itegeko rigenga itangazamakuru ribasaba. Nk'uko wari bivuze, abo bose duhugura mu byiciro bitandukanye tubagenera bagendera ku burenganzira bahabwa n'itegeko. Itegeko rigenga umwuga w'itangazamakuru mu ngingo yaryo ya 11 ryemerera ko buri muntu wese ashobora ndetse n'umuryango ufite ubuzima gatozi bashobora gutangiza igitangazamakuru mu Rwanda, ndetse ingingo ya 19 y'iryo tegeko rigenga itangazamakuru rikemerera buri muntu nawe gutanga ibitekerezo, kubisakaza ndetse no gutanga amakuru no kuyatangaza akoresheje internet. Ubwo ni uburenganzira bahabwa n'itegeko rigenga umwuga w'itangazamakuru. Ariko none mu bumenyi tubaha, mu bushobozi tubaha, mu mahugurwa, tumaze guhugura abarenga 1000 bagize umuryango w'abakora umwuga w'itangazamakuru nk'uko imibare itangazwa n'urwego rw'abanyamakuru b'igenzura Mugisha yobora ibigaragaza. Bamaze benshi guhabwa ubwo bumenyi, uko bahabwa ubumenyi bujyana n'ubumenyi rusange duhabwa mu ishuri, ariko nanone bakagera n'igihe cyo gukora amahugurwa ngiro yo gushyira mu bikorwa ibyo bize. Igihe rero batanga amakuru bakayasesengura, twabigizemo uruhare n'abarimu, tubereka yuko bagomba gukora inkuru zishingiye ku nyungu rusange z'abo bakorera, ariko nanone zigira impinduka nziza. Ariko bakahabwa n'uburenganzira nk'uko itegeko ribemerera ryo kugaragaza ibitagenda byubaka mu kubaka, ariko nanone tubabuza gukora itangazamakuru rigendera gushyira umutima nda nk'uko tubivuga imbere, aho kugira ngo ribe itangazamakuru rirangwa n'umutimanama ugamije kubaka, umutimanama ugamije guteza imbere igihugu cyawe. Waruvuze rero uti ese mugiye guhindura imikorere y'uburyo mutanga amahugurwa? Twarabitangiye dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye, tugaragaza nk'uko Sabia yabigaragaje ko ushobora gukoresha ikoranabuhanga internet ukaribyaza umusaruro kandi ukora mu buryo bw'ubunyamwuga, ukunguka, ukiteza imbere, ntuharanire gusa gukora itangazamakuru riguha indonke ya hafi kandi abo ubwira, abo ukorera, abakureba, abakumva, abagusoma, ahubwo ubayobya, ubaroga. Ibyo rero nibyo tubakangurira, ni ubukangurambaga bugomba guhoraho dufatanyije n'izindi nzego. Tugashima yuko na leta y'u Rwanda yabishyize muri gahunda zo kuzakora ubukangurambaga kugira ngo abantu bamenye uko ikoranabuhanga rikoreshwa, ibyiza byaryo, ibibi byaryo, aho rigarukira. Bityo noneho twese dufatanyije tukagerageza gukumira abashaka gukoresha ikoranabuhanga ku nyungu zabo bwite, aho kugira ngo bashyire imbere inyungu rusange z'Abanyarwanda. Sabe, nk'umunyamakuru urabona ibintu biramutse bikomeje gutya, ingaruka zazabaho ni izihe mu gihe kiri imbere, haba ari ku baturage ariko no ku itangazamakuru bwari? Ingaruka za mbere zizaza ku muturage, wa mugenerwabikorwa. Ya nkuru umunyamakuru akora akayicisha kuri YouTube, burya umuntu wa mbere igeraho kandi kanagiraho ingaruka mu buryo bwiza cyangwa bubi, ni wa muntu wayirebye cyangwa se wayimize. Iyo ari mbi iramusenya, iyo ari nziza iramwubaka. Urumva ingaruka nyine uko byazagenda, ni mu gihe gito ntabwo byatinda. Birasaba ko ababishinzwe, ubwo ni aba bagabo bicaye hano ibumoso bwanjye n'abandi bataje mu nzego zitandukanye, ko byashyirwamo imbaraga mu kureba uburyo baduha ubumenyi bwisumbuye cyangwa se kutwereka imirongo
ariko sabe ikibazo ni ubumenyi kuko maze iminsi mbona abaho urugero rw'iriya komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu igitangira abantu barazaga bakavuga ati impamvu tutakoresheje neza umutungo ni ubumenyi buke hari imyaka byamaze none uyu munsi basigaye bagira bakavuga ati ese ubumenyi ko mufite amashuri ya n'aya tubizi noneho muravuga iki ni ikibazo cy'ubumenyi oya ntabwo ikibazo cy'ubumenyi kuri bose ariko uko iriya YouTube ibona YouTube ni nini nk'uko Mugisha bivuze iri ku isi yose ni ukuvuga ngo inkuru natangaje uyu munsi ntabwo yarebwe mu Rwanda gusa yarebwe no muri Canada no mu bindi bihugu bitandukanye ku buryo abayiriho nabo bari mu bice bitandukanye by'isi ntabwo bari hano i Kigali gusa ntabwo bari Musanze gusa cyangwa se Rusizi cyangwa Nairobi bari ahantu hose kandi noneho mu ngeri zitandukanye harimo abafite ubwo bumenyi hari n'abatabufite ariko sabe sinshaka wenda sinagukira imbere cyane ntabwo ndakurikira ibintu bya byose ukora ariko bikeya nabonye ko ubikora mu bunyamwuga ugerageza gushyiramo ubunyamwuga kandi nkabona nabo bakureba bazamuka kubera icyo ubona abandi iyo badashyizemo ubusambanyi abavuga ngo ni indaya ngo nasambanye n'abagabo bangaye nibyo bashyiraho umuntu yigiriye ikibazo mu mitekerereze ye ukabona niwe abantu bagarukaho icyo gihe nibyo Peacemaker yavuze gushyira imbere indonke cyane kurusha bwabo umuntu cyangwa ubunyarwanda buturimo niba umuntu ni urugero hari nka video nabonye ejo bundi umugabo witwa Dadido Maximo arimo arayinenga ni igitangazamakuru kimwe cyari cyayisohoye en plus kinanditse muri Rwanda Media Commission umuntu afite ikibazo cy'ubuzima n'imitekerereze ariko umuhase ibibazo umuhaye mikoro urimo uramubaza ibintu mu challenge bimugoye kugira ngo bimunanire noneho abantu baze kumureba bamuseka urumva ko ari ikibazo icyo gihe ntabwo umuntu aba yashyize imbere ubumuntu n'ubunyarwanda ashyira imbere amafaranga ari bukure mu kiganiro cye cyangwa se mu mubare w'abantu bari mu mukurikire nibyo bwana Mugisha wigeze ukomoza ko hakenewe kugenzura birenze ibisanzwe bikorwa mu by'ukuri uyu munsi bitarakorwa ubwo abantu bifate gutya bavuga bati nta kintu twakora cyangwa se niba bizanakorwa byakorwa mu buhe buryo birahari koko ufashe ku rugero rw'ibindi bihugu bimaze gushyiraho amategeko ariko cyane cyane ahana abantu bafite izo serivisi zo gutanga iyo mirongo ya interineti cyangwa se ikoranabuhanga ku buryo usanga babiryozwa iyo ubonye nko mu Budage bamaze gushyiraho amande ahanitse cyane yango n'ejo mwarabikurikiranye YouTube nyango bayihaye fine ya $24,000 z'amadolari bwo gutangaza amashusho y'abana kandi mu mahame asanzwe y'umwuga ndetse na polisi yabo politike yabo n'ibyemera nibyo no kugenda bashyiramo imbaraga ahandi bagasaba telecom companies cyangwa se bano bafite ibikoresho bituma tubona iyi miyoboro ubwo ndi kuvuga za MTN Airtel n'abandi nk'abo n'abandi internet service providers gushyiraho uburyo bwo gufasha mbaye nane nkoresheje ijambo filtering kuyungurura ibitambuka cyane cyane mu kurengera abana yego uzanye nk'ayo mategeko wenda bashobora kumva yuko abaremereye kuko agira ikikuzi abasaba ariko kubw'inyungu za societe babitekerezaho ahandi ni cya kintu navuze cyo gushyira imbaraga mu kwigisha abantu n'amategeko mpanabyaha akaba yakora noneho n'inzego zishinzwe kugenzura itangazamakuru ryo risanzwe rizwi Simbi n'abandi bose abo bo hari imikorere ya buri munsi ubundi mu gishambo kirano n'abaciye mu ijambo ubundi ninde wakabaye ahangayikishijwe ku rwego rwa mbere n'ibi turimo tuvuga by'ibyaha n'amakosa arimo abera kuri YouTube nubwo wavuze uti rwose abantu dusa n'abatinze kubibona ubundi ninde dukurikije itangazamakuru ryo mu Rwanda ko rigenzura ubundi ninde wakabaye abigenzura umunsi mu by'ukuri wakabaye abigenzura nko mu itangazamakuru riri mainstream cyangwa se rizwi rikora kinyamwuga ni twebwe mu bandi batari abanyamakuru na abashinzwe kugenzura donc ibyaha byakozwe ubwo urumva hajemo RIB ndetse na polisi aho biri ngombwa ababyeyi
ufite inshingano yo gukurikirana ibyo abana bo bareba kugira ngo umwana ataba expose cyangwa se adahabwa ibyo bintu bidakwiriye kuba urwego rwa leta mu by'ukuri rwaba rubikwiye kuko nka rurayi barakubwira ati ni iminara nibyo ni iminara ntabwo ariko kubera ko ifite nyine ama telecom companies mu nshingano zayo ishobora kubijyamo muri license babohereze cyangwa se ubashoboye kugira ngo bakore bakareba n'ibyo nabyo batabyongeramo igakora ako kazi gaciye muri ubwo buryo ariko ibintu bisaba kwigwaho cyane ariko mu gihe tutaragera aho ngaho icyashyirwamo imbaraga cyane ni ukwigisha abanyarwanda kugira ngo buri munyarwanda ava akagira abe responsible. Murakoze bwana Peacemaker, hari gahunda ubona zisa n'izivuguruzanya mu by'ukuri ukabona dutangije gahunda yo kurwanya inda ziterwa abangavu ukabona turwanye tuvuga tuti sigaho wisambanya umwana ariko mu gitondo ukabona za mbuga nkoranyambaga za televiziyo zo zirateza imbere ibintu bikururira abantu muri izo ngeso umuntu akigamba ati rwose ati jyewe nasambanye n'abantu ntaba ari umubare uwo muntu akaba ari we urebwa cyane n'urubuga rwe rugakundwa cyane ntabwo ubona ko harimo kuvuguruzanya cyangwa bamwe bakabiba abandi bakarandura udukurikije birimo kuba uyu munsi? nta kuvuguruzanya ntabwo ariko ngiye mbyumva. Ni inshingano nk'uko yarabivuze mugenzi wanjye Mugisha z'ababyeyi, ni inshingano z'ubuyobozi bw'igihugu, ni inshingano z'inzego zigamije kubungabunga ubusigire. Ninde muntu wigeze yamagana kuko ndabizi ko ayo mavideo twese turayabona n'ejo bundi hano hari ikiganiro abantu barwanya ibintu byo gusambanya abana ariko wacya mu gitondo ukabona uwo muntu ni urebwa cyane ku rubuga rwe singiye kuvuga ngo nimwe cyangwa undi ariko se ni bande bigeze bakora ubukangurambaga bagakurikirana ibyo bintu bakavuga bati twaranabibonye? Ubwo ni ukwihutura kuko ikibazo nk'uko wakiteguye nk'insanganyamatsiko y'iki kiganiro kiradukangura twese ni umwanya ukwiye ko dufata ingamba inzego zose zibigizemo uruhare by'umwihariko nk'uko twabigarutseho mu iriburo ry'iki kiganiro mu kuvugurura amategeko kugira ngo tubungabunge ubuzima bw'abanyarwanda, umutekano wabo, ubusugire bwabo, ndetse tubungabunga ibitangazwa kugira ngo dukumire ibyabangamira koko ubusugire bw'abanyarwanda. Ibyo ndabivugira yuko mu rwego rw'itangazamakuru byaratangiye, ni urugamba twese tugomba gufatanya. Abagera kuri 354 bakora umwuga w'itangazamakuru mu bafite ibyangombwa bagera ku 1354 bitabiriye itorero ribubakamo uwo muco wo kubungabunga umuco wacu, tukabungabunga indangagaciro z'ubupfura, ubumuntu, gukunda igihugu, kwirinda ibintu bitangazwa mu itangazamakuru bisebanya, guharanira kuba intumwa nziza, abarinzi b'igihango. Iwo ni umuhigo abanyamakuru bitabiriye itorero twihaye. None se ko mwabyitabiriye naringiye kugarukira abataritabiriye itorero abaryitabiriye noneho barakora iki ko ikibazo kigaragara? Nicyo naringiye kugarukiraho yuko twiyemeje kwamagana abarangwa n'iyo mikorere itari ya kinyamwuga. Twiyemeje kwamagana abarangwa n'iyo mikorere irangwa nyine no gushyira imbere indonke, no gushyira imbere inyungu nyinshi kandi utakoreye zitaciye mu mucyo. Ariko nanone ntitwabigeraho nk'abanyamakuru bitabiriye iryo torero bagera kuri 354, turifuza ko n'abandi baryitabira tudafatanyije n'izindi nzego, kuko twese nk'abanyarwanda tugomba gutariza umugozi umwe, tukubaka u Rwanda twifuza rurangwa n'umutekano n'ubusugire no guha agaciro icyateza imbere urubyiruko turera tubyara kandi ari bo Rwanda rw'ejo. Ibyo rero birasaba ubufatanye bw'izindi nzego zitari itangazamakuru gusa, inzego zishinzwe umutekano, ziyobora igihugu, zishinzwe uburezi cyane cyane nk'uko yarabigarutseho, kandi birashoboka, hari ubushake nta kidashoboka. Ndakoze cyane, iminota 5 nsigaranye ngira ngo sinzi uko nza kugenda. Ariko bwana Sabin, nkawe rero ufite uburambe mu gukora muri iryo tangazamakuru ryose, ukaba ureba uko ibintu byifashe uyu munsi, hari icyizere ubona ufite yuko iki kintu kije ari gishya mu birumvikana y'ibintu bije bishya bishobora kugora abantu? Hari icyizere ufite? Niba ugifite uragishingira kuki? Ubona wenda ukurikije uko ibintu bikorwa ubu ngubu hakorwa iki wenda kugira ngo hirindwe ingaruka zaterwa no kudakoresha neza uriya buryo bw'itangazamakuru bugenda mu muvuduko wundi? Kuba Kagabo nahita nkubwira mufitiye icyizere nta nkubeshye, kubera yuko nkurikije kuva byagira imbaraga cyane mu Rwanda
kugeza uyu munsi ukuntu bimeze ni bibi, bimeze nabi, ntabwo biri mu murongo. Abenshi babirimo nk'abantu bishimisha cyangwa se babikora mu buryo navuga bwandagaye, ariko haramutse hagize igihinduka byazaba byiza, ariko kidahindutse byazaba ikibazo gikomeye kurushaho. Abenshi baratangaza ubusambanyi, abenshi baratangaza bya bintu nyine bibi, nawe ubona ko ni ikibazo. Umuntu wayobye muri sosiyete niwe musitari bafite kuri ni ikibazo. Yes, umuntu udatekereza biri ku murongo niwe abantu barimo baragaburirwa, niwe urimo uraha abantu ibitekerezo. Ariko birashoboka ko umuntu yakora neza agaha abanyarwanda content cyangwa se inkuru zibubaka kandi binyuze mu buryo. Akose kuki abantu bakunda kureba ibyo bintu twebwe ubundi abantu bakabaye banenga, kuki ubona ari byo bakunda cyane? Banza hari ikindi kibazo. Hari impamvu buriya, hari ibibazo, harimo za question mark nyinshi. Hari impamvu buriya babikurikirana, ariko ngewe nzi neza ko birashoboka ko umunyamakuru yakora ikiganiro cyiza gifite icyo kibwira abantu mu buryo bwiza kandi kigakurikirwa kurusha uko wajya kwirirwa ubwira abantu ibintu navuga bidasobanutse. Bwana Mugisha, mbabare wenda nakomeje kubikomozaho, wahoze uvuga uti amategeko akwiye guhinduka, ari kuvuga ko n'umuryango rusange w'abantu nawo ukwiye kugira icyo ukora. Wenda tubivuze tubidomyeho urutoki, ni nk'iki umuryango rusange wakora, wagikora ute? Ariko si kijyanye n'ivugurwa ry'amategeko, ninde wagitangiza uyu munsi? Nimwe muzabitangiza cyangwa se n'abandi, cyangwa muzabwira wenda nka leta? Njye mbona yuko ikintu cya mbere umuryango rusange ni uko habaho kwigishwa etike. Etike ni usanga ari n'indangagaciro. Ni indangagaciro, ariko ni ijambo rikoreshwa cyane mu mwuga w'itangazamakuru ndetse no mu yindi myuga. Ibikwiriye n'ibidakwiriye bikamenyekana, ntibigarukire mu itangazamakuru, kuko nakubwiye yuko uyu munsi wa none ubwo bushobozi bw'itangazamakuru mu maboko ya buri muntu wese. Ibyo ngibyo bihita byubaka umuco wo gutuma abantu bikumira, gutangaza bidakwiriye ndetse no kunenga ibyo babona bidakwiriye, ndetse bakaba banaregera ibyo babona yuko byatambutse bidakwiriye. Icyo gihe bifasha byinshi cyane mu kurwanya ibyaha. Noneho iki gifata ku mategeko nacyo ngira ngo peace meko nakomeje kukivugaho cyane, ngishyize imbere kigamije kwigisha abantu, kuko n'andi amategeko afite limiti. Ayo mategeko akaza agamije kugira nanone ibyo akumira ahari ibyuho, abantu bagakora igenzura niba ari ugushyiraho amategeko ahana byihanukiye mu rwego rw'amande ababigaragayeho yuko bakosheje, hakabaho mbese kubaca intege biturutse nk'uko yazavuga benshi bayivana mu ndonye bashaka indonye. So ushyizeho amande ashobora gutuma umuntu ahanwa kwishyura amande arenze ibyo yungukamo, ahita ashyira ku munzani akavuga ati aho kugira ngo ore amakosa. None se Bwana Mugisha, nta cyuho mu mategeko ubona, kuko ugeze uvuga yuko mu by'ukuri abantu ntibari baratekereje ko bizagera kuri uyu muvuduko biriho uyu munsi? Njye kugeza uyu munsi icyuho mu mategeko sinavuga yuko gihari gikabi, donc hari ikibonyi runaka gifatika gihari, kubera ko niyo yaza biragoye kugira ngo atange igisubizo gifatika nyirizina. Wenda bije bivuga biti telecom, amategeko azavuga ati telecom companies namwe tugiye kubaryoza, nibitambuka kandi mufite ububasha bwo kuba mwabigenzuye nimubigenzure, hari uburyo muzabiryozwa. Mwebwe ababitambukije, niba mwabitambukije kandi muzi yuko kizira kikazirwa kubitambutsa, hari ibyo muryozwa. Mbese amategeko afata ango ya fines. None tubigenze gute rero ubwo twebwe? Ubwo urumva abashinzwe gukora amategeko, abashinzwe gukora amategeko barahari, babyigaho. Ariko njye mbona yuko imbaraga zikwiye gushyirwa mu kwigisha abantu, iyo byaba na ngombwa bigakorwa nande, bigakorerwa dufite ka tuvuge nko mu mashuri dufite Mineduc, niba ishyizeho iyo curriculum yigisha abanyeshuri kuva bakiri mu myaka y'incuke, bihita bidufasha kugira ngo twubake sosiyete ejo hazaza izaba izi gukoresha izi mbuga nkoranyambaga, kuko ni ikintu tugiye kubana nacyo iteka ryose. Ni ukuvuga rero yuko cyakabaye niba ari ikibazo kiza no muri curriculum yacu abantu bakakiga. Aha noneho muri forum zitandukanye, haba ku miganda n'iki, ndetse n'amaradiyo n'amateleviziyo akagira uruhare mu gushyiraho inyigisho zigamije gukangurira abanyarwanda
kumenya ibyiza n'ibibi n'imikoreshereze ya interineti. murakoze cyane nsigaranye umunota umwe reka nkubahe bwana Peacemaker nshimira Sabe wakoze cyane kubaje hano nze kubaza abantu wowe tutakureba ndagushimira ko watumye bakureba bwana Mugisha mu kazi kenshi mugira mu kuhitura abanyamakuru mu by'ukuri intera bigezeho namwe turabashimira umwanya mwaje Peacemaker mu kubaka ubushobozi no kutujyana mu itorero no kudutera icyuhagiro ubwo wenda niho byagera twanzura muri rusange iki kiganiro twatangiye twibaza ngo mu by'ukuri ese koko ibintu birimo bibera ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane itangazamakuru ikorerwa kuri YouTube ese abantu barimo barakurikira barabona ingaruka birimo bizana urumva twafata uhe mwanzuro wenda muri uwo munota umwe? umwanzuro ni uwo gukomeza ubukangurambaga gukoresha ikoranabuhanga no gukoresha itangazamakuru bigomba kwigishwa abantu kuva hasi nk'uko mugenzi wanjye Mugisha yarabivuze mu bana bakibyiruka mu mashuri abanza ayisumbuye ndetse na kaminuza ndetse bikanakorwa ku rwego rw'ibyiciro bitandukanye by'abanyarwanda kugira ngo twese tumenye ibyiza byo gukoresha itangazamakuru n'ibibi bishobora gukoreshwa mu itangazamakuru ibyo rero tukazanabishyira mu ngamba dufite zo kongera ubumenyi no kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru mu Rwanda. murakoze cyane rero reka mbashimire ku mwanya mwaduhaye muri kiganiro nshimire bagenzi banjye mwese mwamfashe kugira ngo kibe kibashije gutambuka muri ubu buryo mwumvise yuko natwe nk'abantu muri rusange dufite inshingano yo kuvuga ngo ibintu ni byiza reka duharanire ko ari byiza ariko niba hari ibintu bibi turimo tubona twibitiza umurindi turabireba turabikwirakwiza ariko ni twebwe byangiriza baba abana bacu ndetse natwe ubwacu ariko mwumvise yuko hari n'inzego zifite mu bubasha zikwiye mu by'ukuri niba zari zisinziriye ubwo zakanguka niba zari maso zakomeza ibyo zakoraga ariko ikigaragara nuko abantu bose tubajije babona ko hari ahantu hatari heza ikoranabuhanga rishobora kutujyana niba tutayikoresheje neza ikiza nuko banavuga yuko turikoresheje neza harimo akazi harimo gusangira amakuru mu buryo bworoshye nabyo byaba byiza reka mbashimire ibihe byiza bye bye